breakfast. Wibutse gufata ijambo ry'igitondo ry'Imana ryakwiriza umunsi wose? Niba wabyibagiwe wihangayika, reka mbigufashemo, reka ngusomere iryo wakirirwana. Niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo tujye tubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu biganiro bigiye bitandukanye. Ijambo ry'Imana ry'igitondo, Zaburi ya 5 umurongo wa 4. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Amen. Muri iri joro twaraye amahoro, ni ubuntu bw'Imana. Igitondo gishya ni ikimenyetso cy'uko Imana yongeye kuduha amahirwe mashya yo kuyisenga, kuyiringira no gukosora inzira zacu. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo mu gitondo atanga icyifuzo cye imbere y'Imana kandi akategereza. Ibyo bidusaba natwe gutangira umunsi twiyegurira Uwiteka, tumushimira ibyo yadukoreye, tumutura imirimo yacu yose y'umunsi, kumwizera ari kumwe natwe mu nzira zacu zose. Isengesho ry'igitondo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ko waduhaye kurara amahoro, none utweguriye uyu munsi mushya, tugutuye uyu munsi n'ibyifuzo byose n'ibyacu byose tuza gukora, uri kumwe natwe mu mirimo yacu nta mpungenge, mu rugendo no mu migambi yacu yose, uture mu mitima yacu, utwiyoborere, inzira zawe zibe muri twebwe, amahoro yawe n'uburinzi bwawe bitubeho akaramata, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana iguhe umugisha n'umunsi mwiza urimo ibyiringiro bishya. Evangeliste Salome Iradukunda. Ciao ciao.